amahoro kuri G7 wanyakiriye nkigera mu gihome wagendaga kururuka atarya ndetse atananywa naketse iherezo rye nubwo batanatumye sezera Jay Polly nawe amvamo warapaga bikanyura yatatse ngo ararwaye avuzwe yima amatwi birangira ntamubona ashyingurwa ntasezeye intimba ntazibagirwa njye masho dahambaye cyane mu bwamamare cyangwa uburangirire gusa ndi intyoza mu myandikire ijisho nabyiringiye ngaho tega amatwi nkuyagire sindi nk'aba barapera utatandukanye n'abanyamideli baririmbye uducene badashona bavuga batarabona icyo gisinjyana amanuka the rap nation ni mwirimbuka n'uwari warigize umwami wayo ariho tariho imana y'u Rwanda yatemewe ishyamba gusa muhumure ndahari n'ipoto yari ndi kumwe namwe na hip hop umutwara sibo mu basizi umwicanyi ucecetse watsa umuriro atitaye ku mazi ajunditse the benataho plante amarira y'amaji DJ Brian akibatera check masuru check my brat ntaho nkwitsimba ndacyaguhishurira ekoza amakondara y'impanda you still know what makes me hustler that shit ndacyari muri gangster rap nka Christophe Wallace rubyiruko mutandukanye neza ubwenge n'ubumenyi abakivirana muri dollars vision tuvane mu kaga muracyakurikirana intambwe zanjye muri Allen Warren kuki imihanda itandekura sinzi ikindi hibitse yifotse nta kintangira mu nzira destination ku mizingo y'abami bapfuye sibwo bwa mbere mwamushije imana ipanga mukambura Masho Mampa aka Double Trouble igihe mwabihere nta bimenyetso mutanga mwanzanyemo amatiku na propaganda nye nta cyankanga ishyari n'urwango mufitiye rumeze nk'urwa Kongo na Nkuda rumeze nk'urw'abayuda beretse zo bajya kumubamba Hello, beautiful people. Welcome back to Uptrend TV shows. Your girl Malaika. I am back. Nizere ko umeze neza aho uri kudukurikiranira uri hose. Nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe kabisa. Maje epfo ndagusuhuje ni muri majyaruguru Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndagusuhuje. Cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali ndabayambiriye cyane na ntara ya gatandatu yacu ya diaspora. Ndabasuhuje cyane kandi nkuhaye ikaze muri Uptrend Podcast uyu munsi we are back with the no G uyu muntu turi kumwe uyu munsi kumuvuga sindi bishobore kubera ko first of all ni mu legend ni mu OG ni umuntu mwansabye muri benshi uyu munsi we are making it happen. Uyu munsi, ladies and gentlemen, help me welcome Masho Mampa in the house. Hola. Mashal Mampa. Yeah. Umeze neza my G. Nishimiye kubonana nawe nicyo cya mbere. Nice to meet you. Nishimiye cyane. Cya kabiri najya nkwe flowers zawe nk'umuntu nyine umuntu ngiye naravuze umuntu wese nzayambona wagize itafari ashyiraho cyangwa wagize ikintu akora nyine kuri hip hop kugira ngo uyu munsi ahantu ariho ibigeze navuze ati ninzayamubona nzajya mu flowers warakoze cyane for your service abasirikare nibo bajya babwira gutya ariko nanjye kubwire thank you for your service ni byadanje tu kandi nishimiye kukugira hano muri Uptrend Podcast. Much respect. Yes, Masho Mampa meze gute? How is life? Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza cyane. Yadukumbuye abanyarwanda bari badukumbuye cyane ari benshi. Nanjye ngeze amahirwe yo kugera kwa Malaika tugomba kubikora ibintu OG. Hanyuma hari umuntu uri kukureba ashobora kuba atakumenye neza Masho Mampa izina wenda arizi ariko nshaka ko umwibwira ubwira umuntu udukurikiye. Masho Mampa ni umuhanzi nyarwanda urimba hip hop ni umuraperi kuva kera twabikoze kuva zamani za 2007 2008 kugeza maginga ya nyine turacyahatana turacyari mu rugamba ibyo twatangije ntago byari byaba neza ariko biri hafi turimo turagenda tubyegera byari bimeze back in days ubungu ndizera ko ibintu birimo bigenda biza gake ariko bizacamo bizacamo on God. Hanyuma Masho Mampa wari warabuze abakunzi bawe barakubuze abafana bawe bari barakubuze Masho Mampa yari yaburiye yari yaragiye he?
Masho Mampa yari ahari aba ahugiye mu bindi bintu afite n'izindi nshingano nyinshi aba agomba gukurikirana ntabwo ari music gusa tuba turi gukora tuba dufite n'izindi nshingano kuko tuba twarabaye abantu bakuru ya nari imparito ariko imizigo barayibona ya nuko nguko bimeze nka buri kantu bayibonye buri nguni buri nguni buri kantu buri nguni nayo barayibonye hanyuma Masha kadutangire muri kiriya gihe noneho tugende tuza tubizana ibintu tubizana hari ikibazo okay Masha akiri umwana Masha yakuze gute ubwana bwawe bwari bumeze gute kugira ngo ugere aho ugera mu gihe wenda cy'ubusore kuko nicyo gihe navuga watangiye mu bintu by'imiziki yes ubwana bwawe bwari bumeze gute kugeza icyo gihe okay ubwana bwanjye rero ebana n'amateka maremare ni long story ngo nabivamo ngo ntabwo nabivuga ngo mbirangize yes ariko Masho Mampa yari umwana mutoya yakuze afite irombero numvaga ko nzaba umwana wa danje numvaga niba ntazaba umusirikare wow numvaga nzaba umusoja cyangwa se nkaba undi muntu wa danje wow ariko naje kwisanga muri hip hop ya kubera ko nagiye nirefera ku ma gangster yo muri Amerika kundaga kureba ba Notorious Big nkunda kureba amateka ya Tupac Jadakiss ariko nanjye nza kwisanga ndi umuraperi kuba ko njye nabaye umuraperi ntari natangira no kuririmba indirimbo ya ndi umunyacyangwe ndi wa muntu utereka y'icyangwe tufite amakuru tukibyina za Good Guys za Bad Boys twari dufite crew yacu yitwaga G-Unit Kicukiro barayizi ari na za twaduhanganye n'itsinda bitaga Hot Side ryabaga hano Kicukiro ryabagamo abaniga nka barafiki ubwo wowe wabaga uri kumwe n'abandi muri iryo tsinda ryanyu mu tsinda nabanaga n'amaniga bita Lick Lick yari umudensa bora niwe watwigishaga gukubita amapa kigeze ni ukuvuga ngo Lick yabaye njaba umubyinnyi ajya muri music kuririmba bivamo nabwo ajya kuba umuproducer yabanje mu bubyinnyi yari umubyinnyi okay yakubitaga icyo gihe yaragezeho ba Asha Raymond yakubitaga break za danje niwe umuntu aduhaga pa icyo gihe twarababyinnyi turi kumwe n'abaniga nk'abadiplomate ni benshi n'abandi batagiye bamenyekana ariko icyo gihe nyine twarabastari byari za 2004 2005 yego abantu babizi baratuzi nyine muri iyi mihanda ya Kicukiro KGL yose twari twarayitwitse byatari naje kwisanga rero ndi umuraperi bwa mbere indirimbo ya mbere ni Lick yinkoreye yitwa Ibyanjye Ndabizi muri Unlimited 2008 icyo gihe yaragezweho itsinda nka Tough Gang numvise indirimbo yabo bari kuririmba Bulldog afite umunsi w'imperuka Jay Polly na Green P nabo bafite kwicuma ya Diplomate rero niwe wankanguye kuko yari ni brother wanjye n'umuntu wanjye wa kera byatari twarabanye yagiye studio aza anyumvisha indirimbo bita Umucakara w'ibihe anyumvisha Umucakara w'ibihe ndavuga maniga ibi bintu se bibaho mbwira ati bro uyu muntu uri kubikora ni Lick kandi Lick nibuka ko yari umuhungu wanjye yari nk'umuhungu wanjye bari ba petit frère ndavuga what Lick ari gukorera hari Nyamirambo tuba tugezeyo nanjye ahita nkorera ikindi kintu bita Ibyanjye Ndabizi yego nuko ninjiye muri game noneho urugendo rw'icyo gihe kuva icyo gihe utangira ubwo uraducishiriza mu ncamake of course ibintu byose ntabwo wabivuga ngo umwanya udukundire urugendo rwawe kuva utangira icyo gihe 2008 kugeza ubu ngubu aha twicaye kabisa muri 2025 aha twicaye ahangaha muri Uptrend urugendo ni rurerure urugendo rwa rurerure habamo guhasolinga muri music habamo guhasolinga yari haso nyine koze indirimbo ya mbere Ibyanjye Ndabizi ba successful twara babiri ku rutonde ndi kumwe Diplomate
nayo yabaye mega hit muri icyo gihe nyine, ariko ibintu bya social media byari bitaraza. Twebwe twakoraga indirimbo mu buryo bwo kwishimisha, ntago hari hazamo ibintu by'amafaranga, amafaranga yari ataraza. Indirimbo noneho wayikora ukajya kwa K John akayaprodinga cyangwa kwa Patcop, ariko noneho nyuma maze gukora indirimbo na The Ben bitirimbi ry'abazima, naje guhita ngira ibibazo mba ngiye muri jail, sigaba niga muri game, basigara muri game babikora, ndagenda mara like 2 years, ngarutse nsanga game yarahindutse, game yajemo amafaranga, ibintu bimeze fresh, noneho abahungu batangiye gukora ku mafaranga. Icyo gihe hari ryari bwagarutse ryari? Byari 2000, nagiye 2009 ngaruka 2011. Yego. Sanga ibintu bimeze fresh, abaniga barimo barakora ku mafaranga ya music, noneho itangiye kubabyarira amafaranga, kuko mbere twayikoraga nta mafaranga ari mu buryo bwo kwishimisha, ariko none icyo gihe nibwo hari hatangiye kuzamo amafaranga. Nje noneho nanjye nafatiraho, ndongera ndakora, abantu bakunze ibihangano byacu baradusapotinga, ibintu biba fresh kugeza amaginga ya nyine, ariko ubu ngubu noneho aho ibintu bigeze, ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, ntabwo ari nka cyagiye cya kera. Hanyuma rero ngo Machar ngo ni umuntu gukunda ngo kuririmba ngo ibintu ngo adisinga abantu ngo tukana. Hari umuhungu twari turi kumwe mu kanya ex, twari turi kumwe ndi kubabwira ati Machar agiye kuza, ngo tingura mutipe ngo nge ngo nari nzi kari satani, ngo kina ngo twumvaga ngo imirongo ye ngo tugahaba, ngo nkumva ngo naramutse ngo mpuye nawe mu nzira ngo nahita nirukanka. Of course tumvise imirongo y'umuraperi ngo wirukanka, ahubwo ntabwo yaba ari umuraperi, uwo niwe murapa tu. Of course. None se kubera iki ukunda kwibanda ku bintu byo kudisinga, kurapa usa nk'ukebura abantu, cyangwa hari abantu bamwe uhereza message runaka bamubwira, kubera iki ari byo wibandaho cyane? Ntabwo ari byo nibandaho cyane, bazakurikira indirimbo bita umuhanda, bakurikire imvugo yanditse, bakurikire zanyumiyeho, bakurikire isimbi, bakurikire nta beef zirimo, ahubwo hari igihe kigera ko music nyine igenda igira ibihe. Yari igihe kigera nyine bikaba ngombwa ko ugomba gukora indirimbo ukebura umuntu, cyangwa se ugakora beef bitewe n'ibihe ahantu bigeze. Ariko nta beef mfite, nta beef mfitanye n'umuntu, ahubwo ni message mba ndi gutanga kugira ngo buri muntu wese yumve ko Masho yagarutse ari muri game, comeback niko biba bigomba kugenda. Akagira rero ubyumva ibyo ngibyo akavuga ati nimba avuze gutya ngo ashaka kuzana kugira abantu abwira ngo muri comeback, iyi niyo strategy yakoresheje kugira ngo agere kuri audience y'abantu benshi, kugira nyine uri kuzana beef kugira uyizamukireho. Nizamukireho. Ahubwo umuntu wagize amahirwe nkamuvuga niwe ugomba kuzamuka. Njyewe umuntu nta muntu nazamukiraho ntawe, kuko babaye abasitari, njye ndi umusitari. Of course. Cyazi. None reka nguhereze akabit, ubanze utwumvishe kuri ya mirongo, ubanze uduhereze ibintu abantu nzi ko benshi bakumbuye cyane, and then dute tugaruka tuganira n'ibindi. Hari ikibazo? Naribe. Let's go. Let's go. Check my soul, check my blood, ntaho nkwitsimba, ndacyaguhishurira ikoza amakondera y'impanda. You still know what makes me hustler, that shit. Ndacyari muri gangster rap nka Christophe Wallace. Rubyiruko mutandukanye neza ubwenge n'ubumenyi, abakivirana muri dollars vision tuvane mu kaga. Muracyakurikirana intambwe zanjye muri Allen Warren, kuki imihanda itandekura, sinzi ikindi hibitse yifotse, nta kintangira mu nzira. Destination ni ku mizingo y'abami bapfuye, sibwo bwa mbere mwamushije, Imana ipanga mukambura. Masho mapa aka double trouble, igihe mwabihere nta bimenyetso mutanga, mwanzanyemo amatiku na propaganda, nta cyankanga. Ishyari n'urwango mufitiye
rukomeye rumeze nk'urwa Kongo na Nkunda rumeze nk'urw'abayuda beretse Yezu bajya kumubamba niswe umwanda mwiduka ikivume mampo bundazwi hose kese abana haramu bampange ntazizandikwa hose amaniga atahwa n'urwikekwe jini tumyoboye hose gutorongera binduka ibyacu demasho mampa mbadagoswe inkuta z'ibihome zitera agahinda n'umuhari ziragatabwa induru z'abakibambuza zirinde zigutera kubambwa amashumi yanjye yarakomeje kapapa wazize urukamba kondo tambura ndebe na peci mwese mwazize imihanda sinepa ku masirenza onde yapimaga impanga nubwo abakomeye tageti yari ku nyuma twaberetse ubuhanga garuka nk'ikini bazi ko babirangije ntacyo nikanga ibisebo mu bwonko banoneka batatira umuco wa gihanga maco mbiri kubironda umwaka utangira tuwucakaza abagome n'abagambanyi ntibataza no kutunaniza ku masahane y'injaka isheni n'ikiduhaza bashaka kubona uduhanga twacu hasi ntakazuyaza bigize iryarya baducuma mu nkovu ngo tuve ku mihanda umwana nko kumubwira ibya shato umujomba uruhindu narazigira igurugunzu ntawe unyumva nifuza induru take me say what like fuck bifuza burundu yeah yeah ewana iyo mirongo mugomba kumva ndaje nshyireho namba ya momo iyi mirongo murayigura ntabwo nayibahera ubuntu reka masho ubwenge n'ubumenyi bitandukanira he tandukanye neza ubwenge n'ubumenyi ni nko kukubwira ngo nari ndimo mvuga muri music ntago ari mu bintu bijyanye n'ubwenge bwo mu mashuri cyangwa iki ni nko kukubwira ngo wowe niba ukurikira music tandukanya neza ubwenge n'ubumenyi niba ushobora kumva umuntu ari kukubeshya muri beat akaba umustar akaba superstar ariko nta message ari kuguha rero watandukanya neza ubwenge n'ubumenyi kuko ubumenyi ni ibintu umuntu avukana urabivukana ukamenya music ukamenya lyrics ibintu umuntu akubwira cyangwa se ukumva ni nkuko washyiramo indirimbo nyine tukabyina muri club ariko ukabyina uri kumva beat utari kumva amagambo yego nicyo nababwiraga rero ndababwira ati mwebwe muzajya mukurikirana imirongo y'abaraperi niba mukunda abaraperi mukurikirane lyrics nizo zingirakamaro kurenza beat kumva beat wakumva ukabyina wasinze wanyweye byeri cyangwa uri kumwe n'icyana mukabyina ariko umuntu uzi music aricara agatekereza ahubwo akajya asubiza inyuma akavuga ati hano yaravuze ngo iki umuniga yaravuze ngo iki akajya asubiza inyuma igitero ku kindi nk'icyo kintu mba nababwira muri voice nabahe baraperi batatu wemera ikaramu yabo uvuga ati abaraperi bandika neza pe baraperi batatu yego nemera umwe wenyine diplomate DPG kabisa iwana nago ubeshye hanyuma masho wabaye umaze muri ibi bintu igihe kinini cyane ubifitemo experience hari umuziki ubona mwakoraga muri kiriya gihe cyashize hari nuko ubona hip hop imeze ubu ngubu umuntu akubajije nk'itandukaniro ry'imiziki mwakoraga ubu kiriya gihe ni nuko ubu ngubu ubona imiziki ikorwa wambwira ko ari irihe ubu ngo nta music ikiriho music iri ubu ngubu niyo kwibeshyera niyo kuririmba ibintu nyine utamenya ibyo ari byo mu buryo bwo gucuruza bashaka umugati bashaka kubaho barashaka amafaranga ariko cya gihe cya kera back in days abaniga baririmbaga story ariko ubu ngubu barabyibagiwe ibyo bintu ntabwo bikibaho ahubwo ubu ngubu baririmbira nyine ibintu bijyanye no gushaka amafaranga cyangwa bakiririmbira inkumi dore ko ngo ziri hit ibintu nk'ibyo kiririmbira umukobwa n'iki ibintu nk'ibyo ariko ukuntu mbibona njyewe music ya kera niyo yari music ya danje kurenza iyo ngubu kubera izihe mpamvu kubera iyo myandikire nta kindi ni ukubera abakera mwandikaga neza ubu ngubu bakaba bandi bibeshyera banaririmba ku nkumi nk'uko wari ubivuze ubu ngubu nyine kubera ibintu byaje iterambere haje ibintu byinshi cyane muri iyi minsi ariko njye ukuntu mbibona music ya kera niyo yari ya danje kurenza iyo ngubu kuko iyo ngubu irimo ibintu byinshi byo kwibeshyera kwitaka kwigira umuntu utari we kwisanga wigize umuntu wa danje kandi utari wa danje lifestyle yawe nyine ari ya yindi n'ubundi yo hasi ariko ugasanga urimo urigira umuntu wa hatari uri kuririmba ibintu
nyine wigize nk'umuntu wigize nka French Montana cyangwa wigize nka Tuce kandi atari ko bihagaze. Yeah. Okay. Noneho hari muri buri nguni hari ubona Tough Gang yarabaye barafu nibyo si wabyumvise mu mirongo se buriya nibyo ni ukubera iyihe impamvu ntago nakwirirwa mbivugaho cyane agiye mbigarukaho kenshi. Impamvu ni uko ntago ndi kubona Tough Gang ya kera kuko Tough Gang ya kera yari ya Tough Gang n'ubundi yaririmbaga ubuzima bw'abantu bo ku mihanda bababaye, baririmbiraga abantu nyine b'abantu twita ba rubanda rwa giseseka, urabazi? Rubanda rugufi. Ariko ubu ngubu nyine ndi kumva punchline zabo ntago ziri kunkoma tu, kumva ari ibintu ntazi ibyo ari byo. Ukuvuga ngo ikibazo ni imirongo. Yeah. None se reka nse nk'ugaruka ku yindi side wowe utariho, hari umuntu ushobora kuvuga ati ngende umuraperi, yego ndi umuraperi mbyiyumvamo, hip hop indimo, ariko kubera ko ibi bintu wenda iriya mirongo yego abantu barayikundaga no baracyayikunda, ariko hari ibyo audience ishaka kumva kugira ngo ngiye nkomeze kumakinga money, kugira ngo nkomeze kuvugwa, abantu bakomeze kunyumva, ndakora wenda nshobora gushiftinga nkahindura wenda nk'injyanaho gatoya cyangwa n'ama lyrics nkayahindura nkandika kuri ibi bintu bigiye bisanzwe nyine ibi ngibi abahanzi bandi baririmbaho. That's my take. Wowe ubyumva gute? Sasa ukuntu mbibona rero ukuntu byaje kugenda kubera ibintu nyine byagiye bihinduka, abaniga bagiye bahindura style tu kubera amafaranga, ariko nyine biba bigomba kuba nyine ugomba guhindura, ariko nyine hari abaji tutigeze tuva kuri gakondo, kuri culture ya hip hop. Ni abantu bakeya cyane batageze no kuri 2 cyangwa 3. Abandi bose bagiye bajya mu bintu bitandukanye nyine byo gushaka amafaranga mu buryo butandukanye, ariko hip hop natwe tuzabona isaha yacu nigera. Ni ya saha bitari yagera, ariko nyine kuba waririmba muri Afrobeat cyangwa ukaririmba muri dancehall uri umuraperi nabwo ntaribi, ariko icyo mba ndeba ni ibintu uririmba ibyo ari byo. Niba uri kuririmba ibintu bitankora ku mutima nyine ntago uri umuraperi. Nkanjye wumva hip hop nyine hari ibintu numva, ari n'umuraperi numva nkavuga ati uwo mukobwa yarabize. Hari n'uwo numva nyine nkahita mvuga uyu ngo arimo arashaka umugati, arimo aribeshya. Hari igihe uba wumva nawe ushobora guswitchinga ukaba waririmba nka Afrobeat cyangwa ukaririmba nk'izi trap za drill? Bitewe n'impamvu nyine, kubera ko ibihe turi kujyamo ni ibihe bitujyana ku bintu byose, dushobora gukora ibintu byose bitewe n'amafaranga, ariko cyane ngewe nk'umuntu ubyumva tu nkanjye nk'amasho mba numva ntabikora ngiye nk'indirimbo yanjye ku giti cyanjye, ntago nayikora ari muri Afrobeat cyangwa iki, ariko bitewe n'ibintu ndimo n'ibihe ndimo icyo gihe, cyangwa se n'umuterankunga duhuye akambwira ati ndashaka ko nkomporeza indirimbo imeze gutya kama topic, akambwira ngewe nigeze gushwana n'umugore wanjye, nakoze divorce, twabyaranye abana bigenda gutya na gutya, none ndashaka ko nkorera imirongo y'ino ndirimbo akanamo imifungo, nabikora ntabirenze. Iwana hanyuma mashani, irihe kosa mu buzima wakoze utazigera wibagirwa? Amakosa nakoze menshi, ariko ikosa nashobora kwibagirwa ni irihera. Amakosa ni menshi, nagiye nkora amakosa menshi, ariko ikosa nashobora kwibagirwa ni umunsi baby mama yari ari kwa muganga, ambwira ko arwaye, ariko kubera nanjye situation nari ndimo muri ibyo bihe, naramubwiye ati ndaje nkurebe,
sinamugeraho iryo kosa nakoze kabisa rikaba rikinkora ku mutima na n'ubu ariko yaje kumera neza yaje kumera neza kubera ko nanjye igihe ndi muri situation itari nziza naramubwiye ngo ndaje mureba ariko sinamureba mpita nkuraho fana. Okay, ni cyo kintu cyiza ubona ku buzima? Ubuzima ni bwiza, life is good. Iri hanze umeze neza, utari ku kando, utari ishene, utarwaye, utari mu bitaro, utari ku mbago, utari umeze neza, mbese ntaribi ubuzima bari fresh byatari kabisa. Hanyuma ni cyo kintu uba wumva wakoze regreta ukavuga ati iki kintu kiramutse mbonye amahirwe yo kugikosora ubu ngubu nagikosora? Ikintu ndegreta mu buzima nuko nigeze kunywa ikiyobyabwenge cyangejeje ku ndondoro. Ikiyobyabwenge cyitwa heroin. Icyo kintu njya ndegreta mu buzima, kuba naramenyanye n'abaniga babinywa nanjye bikarangira babinshyizemo nkabijyamo, kandi iyo ngiye mu kintu nyijyamo wese, ntago njya ngira kwirimita runaka. Yego. Kuba navuga ngo ndakubita amapafu abiri nigendera. Iyo ngiye mu kintu ubwo mba nkigiyemo nyine. Nabyinjiyemo gake gake birangira mbaye umuheve. Birangira kariyeri yanjye meze nk'aho irangiye. Ngira amahirwe mpura na leta ni umubyeyi, buriya leta ni umubyeyi, nimukajya mubona ngo badufunze ngo byagenze gute, baba badukubita akanyafu kugira ngo twisubireho cyane. Naje kugira amahirwe rero mpura n'ababyeyi. Icyo gihe nakoze uburoko bw'imyaka 4 years. Ndi muri jail nzira icyo kiyobyabwenge cya heroin. Bamfatiye ku mupaka w'Igisenyi, ndimo mvuga Goma mbizanye, najyaga Igoma kubyizanira. Wajyaga Igoma kuzana ibyo wowe ukonsuminga cyangwa wazaniraga n'abandi bantu? Urumva nazanaga byinshi nkanacuruzaho nyine kugira ngo ejo nzabona yandi yo gusubira yo kujya kugura ibindi. Kuvuga ngo hari level ugeraho kuba wanywa nk'amapaki 5 cyangwa igarama rimwe ritaguhaza, n'amagarama 3, noneho babaji bawe ukazajya ugenda ubahaho nyine baguha ku mafaranga kugira ngo ejo uzabone andi agusubizaho nyine ujya kugura ibindi. Kubera nyine gutinya biriya biboro ni ibintu bibi cyane. Biboro nyine bigira ikintu bitataki. Iyo bibuze hura n'ibibazo bikomeye cyane. Biba birenze nyine, uba umeze nk'umuntu uri gupfa tu. Kwa kundi umuntu aba ari gusamba ari nko muri morgue abura nk'iminota nka 30 ngo apfe. Biriya boro nayo rero iyo wayibuze warageze kuri level ya danger, warabaye umuhevi, nuko ngo biba bimeze, uri kuribwa cyane bikomeye cyane. Ubwo bagiye kugufata umaze igihe kingana ute ubikoresha? Nari maze imyaka 3. Ubwo nyine nimba bigenda byiyongera, ubwo level wari waratangiriyeho ntago ari yo level wari ugezeho icyo gihe? Utangira unywa imyotsi 2, ejo ukanywa 3, ejo ukanywa 4, ejo ukanywa 5, byarangira ejo ukanywa ipaki yawe, ipaki ikajya kuri 2, 3, 4, ugenza uzamuka gake gake igenda gukurura. None njye nari ngeze kuri ya level yo kunywa igarama ku munsi njyenyine, nta muntu ndi buheho. Amaji yanjye nkabwira ati mwebwe mufata ibyanyu ngibyo, ngiye iri jini ryanjye njyenyine. Iji rivaho ngera ku maji 2. Ubwo rero bamfasha ariyo ngezeho, urumva nari ndi kuri ya level ya nyuma nyine. Nsigaye mpima ibiro nka 35. Sinzara abantu babonye amafoto yanjye hanze icyo gihe. Ndabyibuka byari 2018, 2017, kuko 2018 nibwo bamfasha. Na 17 ebana napimaga ibiro nka 25 cyangwa 30. Kuko ntago urya, iyo unywera staff ntago urya, nta kintu na kimwe wakora. Kunywa staff yonyine irikunda, nta n'ikindi kintu wakora. Nese dusangije wenda nk'ukuntu kugira ngo nyine urumva ikintu kigeraho kikagufata gutyo ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukagifata uyu munsi n'ejo ukurumva uragishaka n'ejo bundi, hari ibintu nyine ubwo kiguhinduramo mu mubiri. Iyo wagifashe uba wumva umeze gute? Wumva ari iki cyahindutse kuri wowe? Kindi kintu gihinduka cya danger tu, nuko wumva uri high gusa,
ihaye nta kindi kintu cyatari ntago ari nk'inzoga kwa kundi unywa inzoga ukabona umuntu wenda yasinze ari kugenda zigzage ukabona umuntu yasinze yishimye cyangwa se ari kubyina iriya staff yo ibyo nta byishimo byayigira iyo ni ukwicara ugasinzira iyo niyo swing yayo kwicara ahantu hamwe nta kuvuga uri kunywa fanta cyangwa juice wowe ukamedita wenyine nta n'umuntu uba ushaka kumuvugana gutyo biba bimeze ewana noneho hari umwana uri kutureba ubu ngubu wenda nibwo ari gutangira kwinjira muri ibyo bintu nk'uko nawe wabyinjiyemo byinjijwemo n'abandi ari ibintu by'ikigare hari umwana uri gutangira kubyinjiramo cyangwa uri kubibona ku mativi akuvuga ati man ibintu nanjye ndabishaka nabikora ni ikihe kintu wagira uwo muntu reka ngira inama abantu bose mukoresha ikiyobyabwenge cyitwa heroine inama nabagira ndizera nta muntu utazi izina mashomampa nta muntu utazi ububi bw'ibiyobyabwenge yewe muntu ukinisha ikiyobyabwenge bita heroine urimo urajya mu cyobo utazapfa kwivanamo kandi na leta nayo yarabihagurukiye ejo cyangwa ejo bundi uzisanga uri ahantu habi icyo nakubwira ibyo bintu rekana nabyo kuko uri kubijyamo gake gake ariko ejo bundi bizaba byabaye too much ntabwo uzashobora kubyikuramo tuzi ingero nyinshi z'aba superstar babinyweye ukuntu byarangiye byabo murabizi hari ababiretse hari n'abatarabiretse bakibirimo na n'ubu ariko icyiza cyo nababwira murekane na kiriya kiyobyabwenge ntabwo ari cyiza n'urumogi ntabwo ari rwiza rugusubiza inyuma ubwenge bugasubira inyuma ibintu byose byawe bigasubira inyuma imishinga wapanze n'umuryango ukagutera icyizere urumva iyo mama wawe cyangwa papa wawe yumvise ko ukoresha drugs agukuraho icyizere ntabwo abazi ko yumva ko umwana we nyine atakimufite atakiri umwana we uko yagiye mu bindi bintu nyine ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza true noneho kamushyiremo akandi kabit ndikumva tuganiriyeho kamushyiremo akandi kabit duhe iyindi mirongo then tugaruke yeah come on amahoro kuri G7 wanyakiriye nkigera mu gihome wagendaga kururuka atarya ndetse atananywa naketse iherezo rye nubwo batanatumye sezera Jay Polly na wamvamo warapaga bikanyura yatatse ngo ararwaye avuzwe yima amatwi birangira ntamubona ashyingurwa ntasezeye intimba ntazibagirwa byari insazi bamwe bashuka kuba amapusi basohoka visite baguruka 3 boys bullet mu mutwe inkuru yabishiriraho byari insazi inkutenye zidasakaye ikiza cyose cyica amapusi ubwo nakumburaga umwijima inzozi zanjye ari devo kubona inkuta zivuga izezana ari urupfu byari insazi aho mvuye nituri buri umwe abirya buturi umuba uhize kera hariya niho tubibonera nakunze ikangu nyinshi none dore mbyimbye amaguru kuruyirwa ingi nkatiye ku gasozi k'amaganya nanze kumva irya mukuru none dore numviye kadende havisigaho imiteto batete yangibitse byinshi nkumbuye na karikeri ni benshi twabyirukanye kuri ubu bakarituye ntibagiwe yuko hari n'abashyinguwe ubwo njye intero yari jeto ugize akarundo abona n'umukoreza karitiro intambwe yanjye ya mbere kuri yo rutani bucura na rikirosi bindambi imihini y'abagoye Kigali numva amajwi nta shusho umwijima uremereye bwacyaga havaho umwe igadi naryo ritahagera ikomba imwe mu minsi ine ihamagaza werewere uko iminsi yicuma iminsi yanjye mu bicu amaso yanjye mu bicu nambaza guhoraho wankunze atamuzi atanga byose gangster rapid umupango sinzumvikana n'abakungu ibyanjye ndabizi umuraperi twikirara inkuru nyamukuru mu ngarani promotion kuri rap za GPD ntacyo wambwira nariho ingamba z'imisha imituku the masho mapa ndebera ubuzima ku mwamba abavandimwe mu nyanja y'urwamba ubuzima bwari vide n'imituko ari muri Suisse ibyo niyumviraga commitment ya gisuicide bashobora ngiye kuguhereza aga challenge gatoya. Let's suppose ko hangaha imbere yacu ari Kagame, His Excellency. Arakubwiye ati muhetemo imirongo. Chaho utubwira nk'imirongo nk'ingahe mu mutwe tu ije imirongo wa mutamu ari ahangaha.
umusaza kabisa. umusaza imirongo namutamo rero nabanza nkayitekerezaho kuko hari igihe namutamo imirongo bikarangira nabi. Ariko imirongo namutamo byaba ngombwa ko mbanza kwitekerezaho nyine nanjye niyo mpamvu nyise challenge, ni aga challenge nkuhaye. Suppose ko ari hano arakubwiye ati muri aka kanya andika imirongo mu mutwe wawe uhita uyintamo. umusaza ni ukumubwira akarengera abahungu be, akibuka yuko natwe tugihari kandi dufite ikintu duhindura kuri sosiyete, natwe akatwibuka akagira intambwe adutera, akadutera intambwe mu bitugu kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzabe turi abantu badanje. Kuko kubona umuraperi nka Masho Mampa watangiye rap kuva ku bwa kera, cyangwa ntabwo ari Masho wenyine, yaba Green, yaba P-Fla, yaba Doggy, yaba nde, ukabona umuraperi nk'uwo nyine wagize ikintu ahindura kuri sosiyete nyarwanda, kuko imirongo turirimba ikora ku mitima y'abantu benshi, ikanahindura n'ubuzima bw'abantu, kuko hari abantu babaye bakapo kubera lyrics, kubera imirongo twandika n'indirimbo twagiye tubatamo. Ukabona umuniga aracyatega akamoto, ni ibintu biba bibabaje. Ubundi byagakwiriye kuba ubona umugangster nko muri Lois hari i Kigali arimo yikatamo, ukabona umugangster mu Kebo ya Danje, ariko ntabwo ariko bimeze ubu ngubu. Turacyatega ubumoto, turakirukanka, nta kintu kimwe nyine byari byabatu. Umusaza icyo namubwira ati gira ikintu hindura ubuzima bw'abahungu, urebe ikintu wabakorera abajene, tuve ku muhanda tugire ikintu bya Danje tugeraho. Hanyuma urabivuze mu mirongo wari umaze kuduha muri aka kanya, kuri Jay Polly. Jay Polly mwarabanye igihe kinini, mwaranabanye mu minsi duhereze story ya Jay Polly ya nyuma, ukuntu wowe wamubonye, ukuntu mwari muri kumwe. Ndabeshya? Ndabeshya? Niko bimeze ibyo uvuga. Mbere na mbere, rest in peace Joshua. Rest in peace Joshua Kabaka kabisa, Imana imuheruke ridashira. Jay Polly yari umuraperi wa Danje, kabisa, kandi naramwubahaga. Yari umuntu wakundaga akazi yakoraga, wakundaga akazi ke. Jay Polly nagiye mwigiraho ibintu byinshi, kuko hari igihe twabaga turi kumwe nk'ahantu, tukaba twadekona twebwe turi nko muri show, ariko akajya akatubwira ati bro, ibyo bintu ntabwo ari sawa man, mureke ibyo bintu, mureke gusera. Hari igihe twigeze kujya nko muri show, umubosi ashaka kutwambura, icyo gihe yishyuye Jay Polly wenyine, noneho twebwe aravuga ngo mwebwe yanyu nzayabaye ejo. Turavuga ati reka ntabwo bibaho, urumva ibintu tubwira, twebwe twavuye i Kigali tuza mu ntara, ngo ibiciro uzabitwoherereza, tuba turasaze. Turamubwira bro, ntabwo aka kabari ntabwo uri bugakinge, turashaka amafaranga. Jay araduturisha, atubwira ngo ibintu bigenze gake, ahubwo njyewe mureke mbaye kuyange, njyewe nzishyuriza. Ariko nkabona yuko niga nyine yakoraga ibintu azi kandi akabigenza gakeya. Ariko icyo navuga kuri Late Jay Polly, yari umuji wa Danje, yari umuraperi wa Danje wandikaga neza, kandi ndumva nta kintu navuga kuko ninjye twari turi kumwe bwa nyuma. Hari amagambo yambwiye bwa nyuma, ntabwo ari ngombwa kuyavuga kuri microphone. Ajya gupfa icyo gihe ndabyibuka, twari kumwe Madrid, yaravuze ati mumamagara abaniga babiri, abahamagara njyewe n'undi muji wari umuniga we byatare. Arambwira ati Masho man, uzansezerere ku baji bose, uzabansezerere tungiye, ntabwo ndi bubeho. Ndamubwira bro, ese ibyo bintu uri kubikura maniga, ntabwo uri bubeho kandi mbona nta kibazo. Arambwira ati njye ndi kubyiyumvamo, ntabwo ndi bubeho, uzamahira peace aba gangster bose. Kandi nuko nguko mubwiye, arimo abiri bya byinshi. Amatime yari ageze rero, kuko hariya nyine aba ubuyobozi, saa 4 z'ijoro iyo zigeze tuba turimo tureba ama TV, impande zose aba ari ama TV, bareba amakuru, abareba filime, abareba imiziki. Icyo gihe bari bamutereye akamotora hanze, nyine yari afite icyokere cyinshi, arimo abiri byuya.
bahita baza nyine abasekirite baratubwira ati mujye kuryama nyine bazana amatoroshi n'iki saa yine nta muntu uba wemerewe kuba ari hanze buri muntu wese aba agomba kuba ari aho agomba kuba ari ku buriri bwawe mu shato nta n'urusaku Jay tumusiga hahandi ariko ngenda ambwira iryo jambo ngenda nditekerezaho mvuga ati se Diamond ibintu ambwiye byabaye nka saa 8 z'ijoro twumva abakuru baruje ngo bamujyanye CHK mu gitondo saa 12 tukibyuka twumva itangazo kuri radio bavuga ngo musaza yitabye Imana. Abana twese icyo gihe twese tugiye muri igipangu cyose abantu 12,000 byabaga muri jail. Abana byahise ibintu bya danje abantu bose bamwe barasara abandi shaka kwigaragambya ahita haza abayobozi benshi cyane impande zose ubwo urumva abayobozi b'igihugu haje benshi ni benshi ntago nabavuga ngo mbarangize bahita bakoresha inama nyine baratubwira ati mwebwe urabona mutangiye kunywa ibiyobyabwenge mutangiye kwiyahura mugenzi wanyu aragiye ubwo nejo bundi nejo cyangwa ejo bundi numwe n'abandi murakomeza mugende mwiyahura n'akazi kanyu uriya yishwe n'ibiyobyabwenge yanyweye bya alcohol ariko ubwakaba undi mupeti bitaga JP Petit frère we nawe ubwo yari yahumye n'undi muntu wari wabakoreye inzoga nawe yahumye babajyanye ku bitaro bose bagarutse barahumye batabona ariko nanjye iyo nzoga twari kuyisangira muri iryo joro ahubwo ngiye ni amahirwe yari yambwiye ati bro mfite akantu aho muze kuza dusangira akantu tuniyandikira imirongo ubwo se home you mean buri wese bafite icyumba biba ari ibihode bitandukanye nkuko kumva ngo muri A muri B muri D yari ibihode bitandukanye ariko buri muntu afite igitanda cye nka byandi byo muri internet hasi no hejuru ariko amaniga nyine tuba twibera hejuru Jay rero twari twahuye turimo tureba match arambwira ati mu rugo mfite akantu uze kuza kongeraho dusangira akantu ndamubwira ati ntari bindagera ya mahirwe yanjye nyine y'amana rebera imbwa itagihumbya iravuga ati masha wowe ujya kwinywera agacyayi na bya bindi mpita mbyibagirwa umva nanjye nari kugeraho nyine biba byarahise birangira nanjye nza kugerayo ni ya mana nyine bikinshirizaho ikiganza tu Imana yakinze akaboko kabisa noneho ubwo wari ugiye kumureba uhita ubivamo nta hantu bivuye wumva ushaka kujya kunywa icyayi yanjye nahise mbyibagirwa twagiye kureba filime baba bakunda kureba filime ngo indoto za filime z'ibinyarwanda za Seburikoko n'ibike kugira ngo amatayime agende ariko urumva njye ibyo ntabwo mba nshaka kubireba ahubwo narebye amakuru ya saa 2 maze kureba amakuru mpita nzamuka muri shato yanjye njya kunywa agacyayi ngiye kunywa agakofi maze kunywa kofi numva ibitotsi mpita mvuga reka ntiryamire mu kuryama rero mu gitondo nibwo nahuye na Jay duhura kuri dushe agiye koga arambwira bro ndumva ameze nabi mu nda naraye nkweye imiriro myinshi meze nabi tungiye gusubira kuryama ndamubwira ntari bari uri kumva ntari bitu asubira kuryama nka saa 8 mbona kuri ruje baramujyanye ariko nyine urupfu rwe rwaratubabaje rwababaje abantu benshi na n'ubu ngubu nyine niyo mpamvu nabishyize no muri murongo tumbabwira ati Jay Polly nawe mvamo warapaga bikanyura tatse ngo ararwaye avuzwe amatwi birangira ntamubona ashyingurwa ntasezeye yanagombaga kubikora kuko byari biri ku mutima kugira ngo nanjye numve mbohotse kuko hip hop n'ubundi ari ibintu uba ufite ku mutima ugomba kuvuga bitagomba kukugumamo wowe iyo bikugumyemo wumva ko hari ikintu uri kubura ariko iyo bisohoye ukabivuga uba utuje utamva nta kibazo na kimwe ufite niba ari no mu gym ufitanye beef hari ibintu ugomba kumurabura wamurabura nawe akazakurabura cyangwa atakurabura ibyo bikaba bimureba ariko iyo umurabuye uba wumva wibohoye tu Jay Polly Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze kumuhereza iruhuko ridashira noneho twigarukiye kuri hip hop yacu twigarukiye kuri music nabahe bahanzi ubona bo muri generation ubona bari kubikora neza muri generation njye nemera Prime Mazimaka kabisa Prime arabizi ndumupeti bamwita peti wakoranye indirimbo na Bashari bamwita nde Ice Nova arabizi ndumva ari aho ngaho bonyine
Ish Kevin ntabwo mwemera. Kevin ntabwo mwemera. Zero Trap. Zeo nawe birimo biraza gake gake nyine arimo aratera ikirenge. Arimo aratera intambwe ariko ntabwo irazamuka neza. Arabura iki ngo azamuke neza ku ruhande rwawe? Kinabura baramuhabije yarahabye. Kuriya yari yabikoze byari byabaye ahubwo yarongera arahabarongera. Wowe nabyumvisha ibintu ukunda ibintu bya violence. Ndabeshya ngo baramuhabije, abandi bavuga ati bamugiriye inama aratuza, none we ngo baramuhabije. Arahabye bro. Ukajya haba iyo watangiye intambara wayitangiye. Ufite no kuyisoza. Ewana, noneho katwigarukire kuri buri nguni imaze ukwezi kumwe, mu gihe maje kuyireba kuri YouTube ifite ibihumbi 55. Ni ibintu bya danje, ni ibintu binini, sibyo? Ni ibintu binini, ni indirimbo yakiriwe neza, ni indirimbo kabisa abantu barayikunze cyane 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 cyane. Hanyuma rero buri nguni yaje gute? Idea yavuye hehe? buri nguni yandikiye muri studio. Yandikiye muri studio n'indi muri mode yo gukora bya bintu abanyarwanda bibagiwe, kuko hari indirimbo abanyarwanda bagiye bakunda, indirimbo cyane cyane zerekeranye no ku mabifu. Bumvaga ko zifite creativity. Pifra niba yasohoye iyi ndirimbo bakeneye kumva Dogi nawe yari busore ejo bundi, bakeneye kumva iyo Green ari busohore. None ibyo bintu njyewe narerebye ku bwanjye ku giti cyanjye, mbona abaniga abantu nyine basa nk'ababyibagiwe. Ndavuga ati njyewe reka mbagarure muri ya mode ya kera n'ubundi ya hip hop. Noneho nze mbabwira biriya bintu nababwiye nyine muri buri nguni. Uretse ko nta n'ibintu bya danje birimo, nta bitutsi, nta muntu nigeze ntuka, nta n'izina ry'umuntu nigeze mvuga. Warayavuze se ko yarondoye? Nyakubwira ayo wavuze yose. Warayavuze menshi kandi nawe urayazi. Wavuzemo Tough Gang, wavuzemo ba DJ Brian, uvugamo The Ben, uvugamo ba Austin, uvugamo ewana amazina se ko ari ni menshi ayo mazina kabisa. For sure yagombaga kujyamo. Nese ubigene kubera iki? Hari abantu nyine uvuga ati aba bantu kambandike ku rupapuro, abangaba nibo mfite kubwira ubu, cyangwa nyine biraza nkuko kuri muri studio wibuka ko ati uyu muntu yakoze iki kintu kanawe mite mwandikaho. Hari abantu bangomba kubwira. Hari nk'abantu mbese urebye ari nk'abantu tuba twaragiye tubana back in the days mu bihe byashize, bakaza kuzakora amakosa amwe n'amwe, ariko njye ayo makosa sinyiteho, ariko nkavuga ati reka mushyire muri agenda, umunsi uzaba umwe nzamurabura. Urumva rero kugira ngo biriya biboro bibe nta bintu byatari, nta beef, keretse umuntu abifata nka beef wenda akaba yavuga ati nanjye reka ngere kuntu mbigenza, nanjye murabure. Ariko ubwo ngubwo nyine ya kariyeri yabirangiye, kuko nanjye ibintu nkora ni ibigine by'amagarara. Urashwanyagura urabaga nta kinya. Ntabwo njye mpagarara bro. Noneho twumve kuri buri nguni, ubanze n'umuntu utarayumva ubanze widucishirizeho, and then duhite tugaruka. Ndabona amasaha yanagiye tugana ku musozo. Beat music Njye Marshall dahambaye cyane mu bwamamare cyangwa uburangirire, gusa ndi intyoza mu myandikire, ijisho nabyiringiye ngaho tega amatwi nkuyagire. Sindi nk'aba baraperi utatandukanye n'abanyamideli baririmbye uducene badashona bavuga batarabona, icyo gisinjyana amanuka. Dore Rap Nation iri mwirimbuka, n'uwari warigize umwami wayo ariho tariho. Imana y'u Rwanda yatemewe ishyamba, gusa muhumure ndahari, n'ipoto yari ndi kumwe namwe na hip hop. Umutwara sibo mu basizi, umwicanyi ucecetse watsumurira atitaye ku mazi ajunditse. The Ben ataho plante amarira y'amaji,
DJ Brian akibatera yaba SBN n'amage Bujumbura peace kuri Maddox ririmba ibiki ifata ku mavuta keretse wakugeza ikambere ugatungirwa nta promo yanyu nkeneye Joshua ari kujugunya wa mufungo wagiye he DJ Phil Peter akujyanye umugore Austin ari kwikina mufakiki nasire wa gahinja we Peter ni ubiri inyuma manager from UG yeah uzajya unyumva muri buri nguni urishisha kandi niba uzukuri urema ni uzi bidukwiriye isomo rya buri munsi dusigire uzajya unyumva muri buri nguni urishisha kandi niba uzukuri mani uzi bidukwiriye isomo rya buri munsi dusigire tsinda ryaduteye agahinda rigakwepa urugamba rugeze mu mahina ndavuga za nkingi eshanu zigaye ari ubutanyu iyo ni tafu yabaye parafu dore yambwisigaranye kumoka Francis Fro yazikize kuri fayiro arihe El Gringo staff yamumazemo ibikabyo za ndoto na projet ubu ntabyo kwijomba inkota ubundi ni gute mwaje kugotwa ku buryo ubu nta n'uwabarota mwazimye nk'imbabura nta wabakumbura abagize crew kamwe n'imvururu byahereye kuri Kazungu wa mugani w'umusaza n'abuzukuru be buri umwe yaciye ukwe ibyari quite money Rewo muko wapi mwarafashe igihugu muri buri nguni twarabakurikiye turi gikundi none hiti zanyu zisigaye mu bitamaduni Elve Meno Dubai centro fata umuntu sinigisenye iyo Ruda Boy naidacika Ewana ntayidacika kabisa umva ibingibi ni ukubanyurizaho ibindi bisigaye mugende muri kuri YouTube channel ya Masho Mampa murebeho iyi ndirimbo buri nguni imazeho ukwezi kumwe n'indirimbo nziza cyane hanyuma Masho Mampa tugira ku musozo ni ibiki abafana ba Masho Mampa bagomba kwitega muri 2025 urakoze cyane ndimo ndakora album yanjye iriho indirimbo 10 ariko maze gukora indirimbo 5 ndashaka guhita mbatamo ndi muzigo muri no minsi urabona ko n'indirimbo feedback yayo nabonye ko ari fresh barayishimiye abanyarwanda ndashaka kubatamo ndi muzigo mushyashya muri no minsi kabisa mukomeze mu supporting YouTube channel yanjye ni Marshal Mampa official Instagram ni Marshal Mampa Facebook Marshal Mampa TikTok hose ni gutyo ni Marshal Mampa mukomeze mu supporting hip hop kandi turabakunda cyane tugomba kubakora ibintu bya danger ni kwa kundi nakugotwa yes sir kangushimire cyane nanjye wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu wakoze kuba wabanye natwe no mugisha ukomeye twagiriwe no kukugira kandi nizere ko wabonye nyine ari mu rugo uzajya ugaruka sibyo much respect kabisa ni home tugomba kugaruka anytime igihe muzatubwira tuzagaruka fasho nawe reka ngushimire cyane wowe ugejeje kuri uyu munota uri kudukurikira ni ibintu by'agaciro cyane kuba ukigejeje kuri uyu munota ukidukurikira nagira ngo nkwibutse nimba utarakanda subscribe kuri Uptown TV shows make sure you subscribe nimba ushaka kuvugana na Masho Mampa urabona nambaye irapininze nimba ari ikintu ushaka kumufasha inama wamugira cyangwa uburyo ubwo ari bwo bwose washaka kumukontaktamo nambaye iraho hasi ngira ngo nkusezere mwifurize amahoro mwari kumwe nanjye Malaika alongside Masho Mampa muri podcast yacu y'uyu munsi we out Yes sir.